turi n'umunezero mwinshi cyane wo kubasuhuza nshuti za Cabugufi Mission. Tubahaye ikaze rero muri bino biganiro. Izina ryanjye ni Pastor Christophe Uwabakurikiza. Twishimire kuba turi kumwe namwe kuri uyu munsi wa none, aho tugiye kubagezaho ibiganiro byacu nkuko tuba twawe bateguriye kugira ngo bibagirire umumaro, kandi atari mwe mwenyine ahubwo ari natwe twese bigira icyo bitumarira, kugira ngo ubwo Yesu Kristo azagaruka azasange twarahagijwe n'ubuntu bwo mu ijambo ry'Imana. Ndagira ngo rero tugane ku ijambo ry'Imana rero ry'umunsi ku kino gice cya mbere cya kino kiganiro. Ndagira ngo mbabwire ko turavuga ku bijyanye no kwizera. Nibyo nshaka ko tuvugaho kugira ngo nibuze tubanze dusobanukirwe ese ukwizera ni iki, ukwizera ku maziki, ese ukwizera ubusanzwe abantu benshi cyane bumva bavuga ngo ukwizera, ariko ugasanga umuntu ntazi ukwizera icyo ari cyo, ahubwo abifata nk'ibintu by'umuhango, ariko ntasobanukirwe ukwizera nyako, ukwizera nyakuri. Ndagira ngo rero dusome mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cyaho cya 4, turahera ku murongo waho wa 13 tugeze ku murongo waho wa 25. Turasoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, turahera ku murongo waho wa 13 tugeze ku murongo waho wa 25. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Kuko amategeko atariyo yahesheje Aburahamu cyangwa uruvyaro rwe isezerano ry'uko azaragwa iyi isi yose, ahubwo yariheshejwe no gukiranuka kuva ku kwizera. Abiringira amategeko iyaba ari bo baragwa kwizera kuba guhindutse ubusa, n'iryo sezerano naryo rikaba ripfuye. Kuko icyo amategeko azana ari umujinya, ariko aho amategeko atari nta gicumuro kihaba. Ku murongo wa 13 akandika ngo nicyo gituma byose biheshwa no kwizera ngo bibe iby'ubuntu, iryo sezerano ribone uko rikomezwa uruvyaro rwose. Nyamara si urw'abakomeza amategeko gusa, ahubwo ni urw'abafite kwizera kwa Aburahamu, ari we sogokuruza wa twese. Nk'uko byanditswe ngo nkugize sekuruza w'amahanga menshi. Imbere y'iyo yizeye ariyo Mana izura abapfuye, ikita ibitariho nk'aho ari ibiriho. Aburahamu uwo yizeraga yiringiye ibitiringirwa ngo abe sekuruza w'amahanga menshi, nk'uko byavuzwe ngo uruvyaro rwawe niko ruzangana. Kandi nubwo abonye umubiri we umaze gusa n'upfuye, kuko yari amaze imyaka nk'ijana avutse, akabona na Sara yaracuze, kwizera kwe ntikura gacogora, ahubwo abonye isezerano ry'Imana ntiyashidikanishwa no kutizera, ahubwo akomezwa cyane no kwizera, ahimbaza Imana, amenya neza yuko ibyo yasezeranije ibasha no kubisohoza. Nicyo cyatumye bimuhwaniriza no gukiranuka. Icyakora ntibyanditswe kubwe yuko byamuhwanirije no gukiranuka, ahubwo ni ku bwacu ababiheshwa nuko kwizera iyazuye Yesu umwami wacu, watangiwe ibicumuro byacu akazurirwa, kugira ngo dutsindishirizwe imacu ishimwe cyane. Iri ni ijambo ry'Imana mu by'ukuri tutava ko ari rigufi, ariko ku mwanya dufite reka tugire icyo tubivugaho ku ijambo ryanjye no kwizera. Ubusanzwe
kwizera ni ikintu gikomeye, ni ibintu wemera yuko byanga bikunda byabayeho. Akenshi njya nkunda kuvuga kwizera nka kwa kundi umwana yemera imyaka umuvyeyi we yamubwiye, kandi mu gihe yavukaga atarazi neza kubara igihe yavukiye. Ariko iyo umuntu akuze wese, uwo ari we wese, azi neza igihe yavukiye, atabiheshejwe nuko yarazi kubara, ahubwo abiheshejwe nuko yizera neza ko ibyo umuvyeyi we yamubwiye kubijyanye n'imyaka ye ari ibyo kuri koko. Natwe rero dukwiye kwizera. Uku kwizera Aburahamu yakugaragarije mu kwiringira ibitakuringirwa, nk'uko ijambo ry'Imana yabitubwiye, ubwo yizeraga ko azaba sekuruza w'amahanga, kandi atayobewe ko nta mwana yagiraga. Iyo twizeye Imana, duha Yesu ibyaha byacu, maze akatuguranira, akatubabarira, kandi akatugira abakiranutsi. Iyo usomye nk'ijambo ry'Imana reka mu Bakorinto ba kabiri, urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto ba kabiri, igice cyaho cya 5 ku murongo wa 21 niho handitse iri jambo. Ariko ikibabaje ni kusanga abantu benshi bibwira ko bashobora kuronka agakiza biturutse ku mbaraga zabo, ubwenge bwabo, cyangwa imirimo n'imihango y'idini bakora. Iyo dushobora gukizwa ku bw'imirimo yacu, Yesu ntabwo aba yaraje kubabazwa no gupfira ku musaraba ku bwacu. Yohana yabigaragaje neza ubwo yariraga yabuze ushobora kubumbura igitabo cyarimo agakiza kacu. Yohejwe cyangwa se yahojejwe amarira nuko intare yo mu muryango wa Yuda ari we Yesu Kristo, umwana w'Imana, abonetse, maze akakibumbura. Ibi ngibi bisoma mu byahishuriwe Yohana igice cya 5 umurongo waho wa 5. Ariko hari ikibazo kimwe shaka kugira ngo wibaze, cyangwa se nakubaza: mbese ujya urizwa nuko abantu benshi banga kwizera Imana ngo bakizwe, ahubwo bagashishikazwa no kumvira gusa imihango y'amadini yabo? Icyo ni ikibazo ukwiriye kwibaza, cyangwa se ukwiriye gutekerezaho, ukavuga uti se nyine mu by'ukuri bite? Ariko nagira ngo nongeye nyisubire nkubaze ngo mbese ujurizwa nuko abantu benshi banga kwizera Imana ngo bakizwe, ahubwo bagashishikazwa, cyangwa se bagashishikazwa muri bo mu mitima yabo no kumvira gusa imihango y'amadini yabo? Ndagira ngo rero tuze kubisubiramo, cyangwa se tuze kugenda ku gice cya 2 tuganira ku nyigisho twatangiye, aho tuvuga ngo umukristo cyangwa se umuturage wo mu mwuka wera n'impunzi yo mu mwuka wera. Ndagira ngo rero nyuma y'iyi nanga tugiye kumva, tuze gukomeza twumva neza icyo ijambo ry'Imana itubwira. Imana ishimwe cyane. Ikaze rero mu gice cya 2 cya kino kiganiro twatanye inyigisho ivuga ngo umukristo cyangwa se umuturage wo mu mwuka wera n'impunzi yo mu mwuka wera. Ndagira ngo rero dusome ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cyaho cya mbere ku murongo waho wa 12 tugeze ku murongo waho wa 15. Urwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cyaho cya mbere ku murongo wa 12 tugeze ku murongo waho wa 15. Ndagira ngo rero dusome mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Kasuremo urwandiko rwa mbere Pawulo, cyangwa se urwandiko rwa mbere rwa Petero, usomye ku gice cyaho cya mbere ku murongo wa 12 tugeze ku murongo wa 15. Kandi bahishurirwa yuko batabyiyerekewe, ahubwo ko ari mwe babyerekewe. Ibyo none
mumaze kubibwirwa n'ababwirije ubutumwa bwiza, babwirijwe n'umwuka wera woherejwe ava mu ijuru, kandi ibyo abamarayika babigirira amatsiko bashaka kubirunguruka. Nuko mukenyere mu mitima yanyu mwirinde ibisindisha, mwiringiye rwose impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Mube nk'abana bumvira, ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukiri injiji, ahubwo nk'uko uwabahamagaye ari uwera, aba ari uko namwe muba abera mu ngeso zanyu zose. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo rero turebe iri jambo ry'Imana. Uru ni urwandiko rwa mbere Petero yarwandikiye abakristo bari baragiye bimukira cyangwa se batatanira ahantu hatandukanye. Bari baragiye batatana kubera ko bagendaga bagira ibibazo bitandukanye, bakagenda batatana. Ariko Petero arabandikira kuko byari ngombwa yuko batakwiriye kuva mu gakiza, ahubwo bakwiriye kumenya iby'agakiza bakaguma mu Mana. Bari bagiye batatana mu bihugu bitandukanye rero, harimo nk'igihugu cya Ponto, ni Galatiya, ni Kabugufiya no muri Aziya. Ibyo rero bituma abandikira, ariko babwira ati mumenye neza yuko mwatoranijwe n'Imana Data wa twese, bityo rero mumenye neza yuko mudakwiriye kuhinyuka na rimwe, mugomba kuguma mu kwezwa n'umwuka wera akarubeza akabatunganya, ntimugire ahandi hantu mujya, ahubwo mukaguma mu maraso ya Yesu Kristo, kandi ibyo mukamenya ko ari ubuntu bw'Imana mwagiriwe. Icyo gihe rero arabandikira, ariko kandi none anabandikira agira ngo anabasuhuze, ababwira yuko rwose ko ubuntu n'amahoro bigwira muri bo, kuko bari baratatanye bashaka kugira ngo bongere bahumurizwe, bongere bakomere, bongere bahagarare mu ijambo ry'Imana. Ariko naho atangira kubabwira ibyishimwe n'ibyiringiro by'agakiza, uko bikwiriye kugenda, nuko bakwiriye kuguma, nuko bagomba kwitwara, ndetse aravuga ngo nicyo gituma mwishima nubwo ahari mukwiriye kumara igihe gito mubabazwa. Nuvuga ngo bari bafite ibibazo byinshi, ariko nubwo bari babifite, ariko bagomba kuguma mu kwishima, ariko bishimira mu Mwami Imana, bishimira muri Yesu Kristo. Ariko nanone rero bari barabwirijwe ibintu byinshi kwari kugira ngo batava mu gakiza. Ariko noneho Petero arababwira ati mukomeze, mugume mu mwanya umwe, mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibisindisha, mwirinde kugira ingeso mbi, kuko aho bari bagiye hose hari ahantu bafite imico mibi. Ariko aravuga ngo mwe kuba nk'impunzi, mu yandi magambo mwe kuba nk'impunzi ngo mwishushanye muse nk'abandi, ahubwo mwirinde ibisindisha, mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa ayongeye kugaruka. Mube nk'abana bumvira, ntimwishushanye, ntimube nk'impunzi. Mu yandi magambo ntimwishushanye, ntimwigire ukundi kuntu, ahubwo mugume neza mu ijambo ry'Imana, ntimumere nk'uko kera mwari mukiri injiji. Hari abantu usanga bakiri nk'uko kera bari, ugasanga abantu bakiri abapagani nk'uko kera bari abapagani, ariko muri iki gihe bitirirwa Yesu. Iyo dusomye indirimbo ya 209 avuga ngo mbese kuki witirirwa Yesu ukaba wishira Satani? Ugasanga abantu bari guhishira Satani, ariko bitirirwa Imana, bitirirwa Yesu. Ugasanga rero n'abantu bakiri impunzi zo mu mwuka, baritirira umwuka ariko batari abanyamwuka. Ariko noneho rero akomeza abahugura, arababwira ati ahubwo nk'uko wabahamagaye ari uwera, aba ariko namwe muba abera mu ngeso zanyu zose, nta na kamwe basize, nta na kamwe
bataye bakomeze bagire imico myiza, babe inyanga mugayo muri byose. Ni ukuvuga ngo rero umukristo utuye mu mwuka wera cyangwa se umutoje w'umwuka wera agomba kuba atishushanya, agomba kuba yujuje ibi ngibi biboneka muri mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cyaho cya mbere ku murongo waho wa 13 kugeza ku murongo waho wa 15. Tugiye gusoza ngaha rero, tuzongera gusubira ku munsi utaha ndi wabishatse, ariko ndagira ngo ukomeze gutekereza kuri wowe ijambo ry'Imana. Ndi wabane namwe, kandi ushaka kutwandikira watwandikira nkuko dusanzwe tubarangira kuri email yacu itwa CabugufiMission-CM@gmail.com. Ndagira ngo rero mbashimiye cyane, ndi wabane namwe, abashyikire nakagaruka. Shalom shalom, ndiho abishatse. Imana ikomeze kubana namwe, turabashimiye cyane.